igusoma kuri Instagram ya Kiramani. Yes, yanditse ngo mushaka mwagenda gake kuko ntago ndinjiji ku rwego muri kunshiraho pe. Sindinjiji. Bigeze ku rwego kuri urwo rwego. Ikindi kugurisha imodoka sugukena hari igihe uyigurisha kuko wenda ubona ntacyo iri kukwinjiriza cyangwa se ukayigurisha kubera ko ukeneye amafaranga. Waretse ko ntacyo ushaka kuvuga kuri ibi bintu ko umuntu avuga n'abandi bagahita bazana ibindi gushaka ibintu biva mu nzira nikomeza ubuzima bwanjye uravuga n'abandi bagahita bazana ibindi naho undi yavuga ejo bikazana ibindi nabibonye gutyo nyine ku buryo se abandi bakavuga bati ni bamwe mu itsinda ryawe babisakaje babishyizeho kugira ngo gushyireho icyasha abandi bakavuga bati Kiramani agiye gukina filime wenda ari umukene akaba ari kubitwikira ibintu nk'ibyo. Nta muntu wo mu itsinda ryanjye utahure n'ibyo bintu. Wowe byatewe n'iki? Kimwe muri ibyo. N'ubundi ntabwo cyaba kiri kubura kimwe muri ibyo. Ibyo bitatu nashyizemo. The Choice Live. How are you my friends? How is it? Weekend yagenze gute? I hope yuko byagenze neza mwagize inshuti nyinshi mwasohotse mukidagadura ndetse mugahora n'inshuti. Hagati aho rero turagarutse muri The Choice Live aho ibyiza byose bibera ni igihe cyiza rero cyo kuganira tukaganira ku myidagaduro tukavuga byinshi mu makuru mutari muzi ndetse avanyeho akavumbi. Hagati aho rero dufite n'abatumirwa mukunda cyane cyane tuba tugomba kuzana hano rero tukabaganiza ndetse tukababariza ibibazo nk'abantu bahari. Sindi njyenyine rero ndi kumwe na Babu Rwanda ndetse na DJ Mo. Meze neza? Yes nashe. How was your weekend? Weekend yatangiye kwa gatanu. Nari mpari. Wewe uri hano? Nari mpari. Weekend imeze neza. Weekend wakoze iki? Nyuma yuko waguze igare. Naguze igare. Buriya none se uretse umuturanyi wahari hakurya ngo yataye miliyoni atoye ifaranga ati biri ko biraza. Buriya ni gake gake naguze igare nabiguze uyu munsi reka. Buriya none ni gake gake nzagera kuri moto ngere ku modoka gake gake. N'indege. Uretse yuko hari igice ndumva nanayifite. Hari escalier warenze. Yo kugura iki? Kuko imodoka nari kuguriye. Eko nibyo. Ndavuga ya modoka bagendamo apaniri yabasunika. Igicugutu cyanjye sha. Ukize gutyo. Ukitsubiza. Indege ndayifite. Indege urayifite. Ngiye uyu muntu amamaga yakanisha umutwe bitagira indege muri telefone. Okay. Cyane. Ariko niyo ugendana muri telefone yawe ntacyo twaye. Uretse kuko ubutunzi twese tubufite. Buri wese ufite telefone afite indege kabisa muri telefone. Hari n'abandi bazifite ariko iyo ndege yo ikugeza mu bitaro. Imeze ite? Kara kadege rwose Imana ikaturinde muri Rwanda. Bibaho sho. Umuntu arwana indege akayikunda undi muntu akarwana indege. None se sho niba ushaka kwicara ahantu ugakunda umuhanzi cyangwa icyamumare utazigiye uhura nacyo. Bikaba kuri nge se Babu. Nyine wowe kwera nta marangamutima ndetse nta mutima ntago byakugira. Wenda hari ibintu biza ari uko uhaze wadamaraye. Hari inkuru nabonye ku gihe ivuga ngo ni kugihe ni kuri The Choice. Ngo ubushakashatsi bwagaragaje yuko abagore bashaka imibonano iyo bahaze. Urukumva icyo kintu. Ndumva iyo screenshot nyifite reka nyikwereke. Ngo no bushakashatsi muguke zakoze ngo zisanga abagore bashaka ku gihe ni inkuru yo kugihe. Akuze ibyo bintu nibyo. Screenshot nkizo nabo nyanzibura ngiyewe. Nzibura muri no telefone ndazishaka muri iki. Reka nzikwereke. Abagore? Reka nyigusomere neza ukuntu yanditse kugira ngo ntaza kwibura nkabeshyira ikinyamakuru nk'igihe naba nkoze ikosa rikomeye cyane. None kandi sinyibure. Tuntu nk'utwo ko najya nuburara. Tuntu tw'ubushakashatsi. Bubishaka nkwereke nze nsaka iyo nkuru mitenye kwereka. Umva. Mu buzima nibwo gambe nakumva inkuru nk'iyo ngiyo. Reka byandikemo ubushakashatsi. Unandika icyo kinyamakuru wabona barabisibye. Ntabwo bishoboka. Ubintu umbwiye mu buzima sindabyumva nta nahantu nabyumva nk'ibihuha. Gwiye umugore haze. Bije muremereye nawe mbere yuko ayibona. Oya badive nabo rega baravuga. Abadive nibo. Agi nkuru wayibonye DJ. Yetse abo muri Yehova. Abanyayehova nibo batazajya bivaga muri politiki. Ariko baba barategura. No uzi inkuru ziba ziriho. Ni nyinshi cyane. Dore
ni inkuru yanditswe ku itariki 9 z'ukwa gatatu ejo bundi 2025 yanditswe na Era Berlin reka nyirebe ivuga ngo iki none se ariko rero babu nawe sha babu arakabye bavuze ngo abagore bagira amarangamutima y'urukundo iyo bahaza iki iyo bahaza nta kintu cyiza kibaho nk'urukundo iyo uri kumwe n'ukunda mwishimanye nta kabuza uba wumva ari wowe umuntu wa mbere unezerewe ku isi ariko se waba warigeze kuba uri kumwe n'umukunzi wawe ukabona ingingo z'urukundo ntabwo ashaka kuzivugaho cyangwa intekerezo ze zibereye ahandi urumva cyangwa ngo zibereye ahandi ngakajya gukorera urukundo ahandi n'uvuga ngo baba bahaza oya ariko ntabwo yavuze gukora urukundo ahandi you have to feed your girlfriend ngo ku bantu bakunda kwiriza cyangwa se abantu biyicisha inzara bashaka kugabanya ibiro nibo usanga badakunze kuganira ku ngingo zijyanye n'urukundo cyangwa se kugira amarangamutima y'urukundo mu gihe wa wundi ukunda kurya usanga ari we ubigira cyane babu uzi impamvu ntari buze kuburana nawe kuri iyo ngingo ntabwo turi buburane turi gusoma ibyanditse noneho ngo ubushakashatsi kandi bugaragaza ko guha umugore cyangwa umukunzi wawe ibintu bihenze cyane cyangwa se ibintu byiza ashonje atabyishimira nk'uko wari kumuha ahazi ariko abo ntabwo bagira imiteto why ni ubushakashatsi noneho aka ni kamwe mu bushakashatsi noneho nsamira kano kandiko dore ese urasoma ikibazo urahita ugihora bwakira tugende wasoma ego ntabyo mvugaho si ibintu byanditse ku nkuru yo ku gihe ariko se kubuseka turaseka iki turi mu makuru umva ntabwo ndi kureba dije muyisomere nimba wowe byanze we wenda yambaye n'amarinete ari gukoresha amaso ane uraje mumbaye mudeve ntacyo mvuze ubushakashatsi burakorwa byanditswe kuri tariki ni 20 z'ukwa 10 2022 kugihe mujye musoma inkuru iravuga ngo ubushakashatsi bwagaragaje ako babo kuba wiyanze kuri ibyo bintu abagore ari bo utambera nka cya gihe baniha mu gikorwa cyo mu buriri yanditswe na Umutoni Rosine aba ni hasi ari mu bikisho ntabwo mbizi igihe igikorwa cyo mu buriri ntacyo arakizi babu izo nkuru zose yanditswe n'abantu b'igitsina gore ni impuguke no kuvuga ngo banabifiteho amakuru ahagije ari nkayo wayanditse umuntu yashakira Herve mbahora umfotoreye babu wenda yaceceka ibintu byo si inkuru ze zanditse baba banditse ngo dusome ese kana nta kivuze ese Brenda uremeranye n'ibyo muri ibyo bintu bibiri byose tumaze gusoma abagore iyo bahaze nibwo bagira amarangamutima y'urukundo akantu ko guhaga rero ngo uzakabaza bahaza kera twabaga turi abana wakora n'ikintu bakavuga ngo ubwo urahaza na n'ubu ariko biracyakoreshwa ukora nk'akantu batubwo urahaza utakora udahaze ni fresh byatari weekend we yakunyandikiye gute ngiye weekend yari nziza byatari kubera yuko twagiye muri BK Arena dura n'umukuru w'igihugu narakubonye nagombaga kumbona noneho ako se ko nabonye wicaranye n'ibyima byawe byagenze bite urumva hariya muri zira ntebe za black z'ama VIP niho haba hari kuko urumva ntabwo wafata ahantu control sound system ni ujye kwijyana mu babandi bazicomo ariko byari ibintu byiza Brenda kubona abanyarwanda barenga 8,000 bateranye muri BK Arena umukuru w'igihugu akabagezaho ijambo noneho akadressinga ibigendanye n'aho igihugu ni nk'ibihe bibazo bibiri wumvishe ukumva byari ingenzi urebye abanyarwanda cyane ntabwo byabajijwe cyangwa umukuru byabajijwe abanyarwanda nta bibazo babajije kubera ko abanyarwanda bari bameze bari excited bishimye ngiye urebye abo bahaye ijambo bose bari mu rwego rwo gushima kiretse wenda DJ Ira wasabye ubwene gihugu bakaba barabumuhaye n'uyu munsi yatangaje ko yagiye turaza tubihite tubishyiramo undi muntu wabajije ikibazo wenda ibindi byose byari ugukanga uretse cya kibazo cyabajijwe na wa muntu ariko nacyo ndakeka baragisubije nta bibazo byinshi byari bihari
ahubwo wenda mu bibazo byasubijwe n'umukuru w'igihugu wenda ako tugeze mu gihe rato babu cyo gushimira cyane imyaka 30 ni myinshi tugeze mu gihe cyo gushimira ariko no guhaguruka tugatanga umusanzu tugafatanya yego nicyo gihe sha yaradukoreye yakoze byinshi mu kumbuga nkoranyambaga like abantu babasha gukoresha social media Twitter n'ahandi yagiye hatandukanye ubona yuko igihugu cyacu kiba giterwa amabuye ku rwego rwo hejuru n'abatakifuriza ibyiza abagize ishyari ibyo byagezeho kandi nta n'ukuntu bitaba tekereza igihugu mu myaka 30 kubona twiyubatse gutya niho bihera bavuga bati nta handi amafaranga barayakoze naburiye umuntu ushatse kwicira umugani ngo ishyari ni murumuna w'umurozi wabimubwira ngo iki mu cyongereza ishyari ni jealous muri munani go ari umuhungu abari little brother yari sister little sister ubu umurozi ni winch ubwo jealous is little winch mu gifaransa ndagira ngo dutange ubutumwa jalousie mu cyongereza oya niko bayivuga banzu yimbwire yose hagati wicaye wajya kumanura guhaguruka bisobanura icyo arikumba urumbwira bivuze ko ukora ibintu byoroshye ariko wajya kugarura wenda ibintu wakoze by'amafuti bikagusaba imbaraga nyinshi tuvuge n'urugero ushobora kuvuga nk'ijambo hano kamwe nk'urugero Brenda turimo turachatinga message urebije kuri stati usiko ugiye kwima kandi arazi kuri stati ariko sha uzi kubika noneho bika iki se yego ndikumva noneho message ukajya kubona ukuntu umwambara araguhamagaye Brenda ibyo nibishyize kuri stati wa kabiri ubwo rero wamanitse agati wicaye none kubasobanurira ijye kugaruka reka nguhe urundi rugero uzi iyo ngoze wandikire nk'umusore ngo ndaje ngusure nibwo uzamenya ko kumanika agati wicaye ujya kukamanura uhaguruka yawe biroroshye Miss Nicole Maganane ugeze hehe izagusaba gufunga telefone ndakurahiye nta musore wamagana cyane nk'umusore ngambwira hatajemo n'itike ubuzima ni gatebe gatoki mu cyongereza nicaye banana nago agatoki ari banana ni matoke nazanye ikiganiro ntabwo ari ikiganiro n'icyongereza n'icyongereza banana chaye ese ni green banana green banana nzi n'umwe wonyine short banana ubwo bivuze iki Jesus on bicycle ariko Jesus ni fresh data urukumva se Brenda urumva ibyo nashaka kubwira ku Jesse haraka nshaka no kukubaza hari amakuru twumvishije yuko ntabivuga nabi n'abashinzwe n'aba staff bo muri mu Bubiligi bahawe 48 hours yego nuvuga ngo byakozwe kuwa mbere uko abantu benshi batabizi se je nuvuga ngo nyuma y'uho his excellence avugiye imbwirwaruhame ye muri BK Arena yagaragaje ikibazo cyane ababiligi ukuntu yagaragaje avuga ko twagize ibyago gukoronizwa n'igihugu gitoya nkatwe kingana natwe muri ati n'abarundi n'abakongomani turabihuje nuko batabizi bo bahisemo kubyirengagiza ibintu nk'ibyo ibyo byose ntabwo umukuru w'igihugu yagomba kuvuga biriya bintu ngo birangire gutyo hagomba kugira igikurikiraho bahise bahereza abadiplomate babo amasaha 180 ko bavuye mu Rwanda kandi yarangiye uyu munsi agararangira buriya baracyari saa sita ashari gupakira ari umuntu numvishije gite mwijisho na ministre w'ubanye n'amahanga wa Belgique nawe timuji kutitaba yavuze ngo gite mwijisho yavuze ngo iranzu ngo bayibashiremo Skyroad na ministre nawe mu Bubiligi nabo buriya ababiligi buriya baracyayoboye mu buryo systeme y'ubwami babiyita ntabwo ari republic mu royaume like nabo kingdom nabo bahise bavuga yuko akebo kajya wamugarura buriya nabo babona bagiye guta bugata abadiplomate b'u Rwanda nabo bagiye ariko ibyo ntabwo burya ariko ni muze mu rugo hameze neza cyane turarya tugahaga abagore ntimugire ikibazo ubundi ko rero barabanje kwanga ambasaderi wacu barafukuza wabonye yuko se na M23 yahise yikura mu biganiro nyuma yaho bamwe mu bayobozi ba M23 bafatiwe ibigihano na European Union bavuze bati gute se muri ntabwo mushaka inzira y'amahoro how comes nimba mushaka inzira y'amahoro musanctioning abayobozi bacu kandi twari tugiye mu biganiro ubwo iyo bagusanction inzu ukagenda ushobora kugufatira oya sanction biterwa n'icyo sanction zivuga ziratandukanye hari sanction zivuga yuko wenda imitungo yose ufite nk'iyo ba sanctioninza benshi mu bayobozi harimo na Major General Karusisi bivuga yuko batemerewe kujya ku mugabane w'Iburayi ibyo bahafite bifatiriwe ni ibintu byinshi nyine byanye n'ibyo ngibyo uvuze iby'umutungo nyibutsa zari
Zari nawe ari mu bantu rwose batorohewe. Boss ready Boss ready wacu bikosha Sabi nabivuze. Ikigo cy'igihugu gishinzwe rero imisoro muri Afurika y'Epfo ari cyo SRS cyajyanye rero mu nkiko umuherwekazi wacu Zari Hassan bavuga yuko afite imisoro atigeze yishyurwa. Mbaza barimo amafaranga angana iki amarand miliyoni 5. Ubu yahugu tuyashyize mu magande we uburyo azayishyura ni ageze muri billion. Oya ariko muri ibintu by'imisoro hari abantu batitiranya. Ntekereza ko na Rwanda Revenue cyangwa se muri na mu Rwanda bakwiye gukora awareness hambaye. Ibaze ko ushobora kugenda tini namba ni ikintu buri wese yakwisabira. Tini namba nyine iroroshye kuyibona. Ariko wamara kufata tini namba ugasanga tini namba wafashe izajya gusaba kumenyekanisha imisoro buri kwezi. Yego. Kandi wenda wahisemo tini namba itajyanye n'icyo warugiye washakaga gukora. Buri kwezi burya iyo utamenyekanishije imisoro bagushyira amande y'ibihumbi 100. Noneho ukazashiduka mu myaka njyewe ndumva byaranambaye umana. Ukazashiduka mu myaka nk'itanu ukazashaka umusanga uri kwishyuzwa miliyoni 100 z'amanyarwanda utazi ngo byagenze bite. Ku buryo nyine hakwiye brand awareness hakwiye awareness gushyira umuco ku muntu waje kwaka tini namba n'ibijyanye n'imisoro aho kugira ngo gusaba Rwanda guhereza abantu tini namba. Ufunguye boutique fata tini namba, ufunguye iki tini namba utazi ngo uzasora gute. Urumva atari ikibazo. Ikibazo kiri ku mpande zombi. Ese babu wakitora urugero ukagura phone utazi ko uza reka nguye nk'urugero niga muri kaminuza hari umutipe yarambwiye ati ngono njye kugushakira akazi ko gukora muri company ya assurance. Ndagenda ahita ambwira ngo ariko birasaba ko ufungura tini namba ko tuzajya tubahembera kuri banki. Ndavuga ati sawa. Kumbi iyo tini namba nyine nagiye kwaka niyo bita TPR. TPR ni umukoresha uyimenyekanisha kuko niwe uyakata umukozi agiye kumwishyura. Iyo company byaranye ntayikozemo. Uri kumva bya gukora mu bindi bintu. Ya tini namba yari aho ngaho. Ngiye ntasobanuriye ngo kuko sinanije byarebaga TPR imenyekanisha umukoresha wawe. None nta mukoresha nagize. Ubwo bivuze ngo buri kwezi bagiye bankira amande 100,000. Nabimenye nyuma y'imyaka ingahe? Myaka 3. Urimo ideni ringana iki rero? Kuba nyine 100,000 buri kwezi. reka ushake Umaze amezi angahe kuva mu mwaka wa 2000 na kangahe? Imyaka 3. babu siko ngutemera no kwambuka Nyabarongo. Shamba baramanage babu abarimo aratebya. Naga ari ugutebya. Ntabwo mubeshye. Ntabwo uri kubona gahe. None se ko mbona utuje babu wanje? None se nagiranye. Ese agira ati Ubure kwirira. Uri serious? Ni ubu ngubu zimaze kuba 3,600. None se wayishyuye kwiyafite? Ayo mfite nagara yo kwishyura Rwanda Revenue. Okay. Komezia. Brenda. Ariko nari ngufitiye plot. Wa muntu uza kukuguza ahubwo ngo wangurije amafaranga kuko yabonye kuri telefone bakamubwira uti ntayo mfite akakuburanya ngo nayibonye kuri telefone. Ayo nayo gukoresha ibindi nagara yo kugu. Hanyuma se ko zagenda yiyongera cyangwa ntago bakiri kwiyongera? Aziyongera. Wanzayishyura ntago. Urumva so. Asha babu sha ntago babu yabameze gutya atarishyura nshuti zawe. Brenda ngenda bizi ko ntacyo naze kwisi ntacyo nambaye nzasura ntacyo nambaye. Ni by'amafaranga rero ni mpamvu byo ntacyo ngiye. telefone yawe bizi cyane. Ikindi niko Alexis Muhangi umunyarwenya rwose akaba n'umuyobozi wa Comedy Store Uganda yajyanwe mu nkiko na Bebe Cool. Ni yagombaga kuza Kigali. Yajya siro 27. Yeah. Urumva rero ko nyine aba lawyer be bahise byatewe nuko ngo bakoze show hazamo Bebe Cool kuza guperforminga we aza kubya uploadinga atahariwe uburenganzira. Bamujyana rero mu nkiko ariko abarebe bavuze yuko nta kintu bari barimo babyungukamo niyo mpamvu batakogombye kujyanwa mu nkiko. Ikindi rero nuko Universal Music murabizi ko amaze igihe kinini imaze kuregwa na Drake nyuma yo kuba yaravuze ngo barashaka gupromotinga Kendrick Lamar n'ibiki bavuze rero ko Drake yabareze kugira ngo yikureho ikimwaro cyuko yahanganye na Kendrick Lamar yarangiza agatsindwa. Nicyo kintu bakomeje bagenda bavuga ko urwo rukiko rutarakagombye kuba rwaragejejweho ruri. Ikindi nuko Conor McGregor ibyishimo byari byose ubwo yahuraga na President Donald Trump babonaga nawe kabisa ko bimeze bo. Aka kanya bakujyanye mu biro bya President wa Mugiriye. President we wacu namubwira ko yakoze umusumbye icyo namubwira cyangwa icyo namusaba. Ubwo se ndamenye iki nawe rero uje wamubwira icyo ke namubwira ko yakoze hanyuma ukamusaba iki amusaba gukomerezaho yagije ku muntu ugiye kuba nka wa munyamakuru Peter yatubwiye iPhone iki se yamfashe iki
wamubonye kajishaka ararwana Magregor ararwana cyane ari materineri ubona afite anga yishuze nabona uzi ko Donald Trump nawe yagisubiye inyuma azi ngo bagiye kumukubita ikofi zari match zo muri UFC arakubita bayarakaye ibiganiro ko nanjye mfiteho ushaka kumva icyo bavugana Brenda wowe uhuye na president wamubwira iki wamusaba iki namusaba iki aha nanjye naba nka wa muntu umuherwe yabajije ati nguhe iki bikamunanira kandi ubwo arenda gusohoka uri gutinda inda yagiye gusohoka nyakuba abari kwihuta bari kujya muri gahunda nyinshi wamusaba iki namusaba gukomeza kunyishyurira ishuri kugeza he kugeza ntangije urangije iki kwiga ushobora kurangiza igihembwe PhD bari abantu barishyura yose biragoye Brenda ibyo ngibyo ntabwo bisaba kubisaba umukuru w'igihugu ndabizi na boss wacu umusabye ibyo yabikora sawa biri seri neza oya ko hari se kandi ukaba uri mu Rwanda jewe rwose nakwishyurira kuko ndabizi ko utazajya kwiga sawa nyine urimo amade ese babu urumva cyari ikibazo cya kabiri wakiriye hari ikintu ngomba kubereka biragoye iki ndabanza Brenda buriya Brenda nicyo cyihutirwa ariko sha twikomereze wana bivuze yuko DJ Ira rwose amaze guhabwa ubwenegihugu yarari mu byishimo byinshi atwasaba yasaba president wacu w'igihugu nangaha aho ibiganiro byari biri kubera hano yasabye rero ubwenegihugu baramubwira ati ubu ngubu rwose byemeye byakunze igisigaye nuko wajyaho ababishinzwe muri immigration bakabigukorera bitarenze amasaha 28 bari bamaze kumuhamagara iyo bavuze ngo imvugo niyo ngiro ntibagakine Brenda we kutatanga konte yawe muri iki bagushyiraho minerval bizo bimwemereye njyewe abo yose ufite amadeni ya ntuza uko niko rero ko hariya DJ ari itsinda ry'aba-influencer uri kuramo Patcope nujya kureba urabona ba Anita Pendo ba Kibonke wagiranye na Patcope na Graciani bose kabisa Graciani waramufatiranye nabibonye bose kabisa bari bahari bameze neza cyane ariko none haje abantu benshi uziko hari treatment imeze neza wagendaga aho ugiye kwicara ukasanga amazi na ji ukumva nari mbizi rwose uba wayotse nta kabiswi se ako uyu byari bimeze bite twaraye dutoragura amacupa aya macupa regasiga ari imari ari amacupa avamo amazi none se ko ndi kuvuga ayo munsi ya mbere nyine wagezeyo the day before twaraye umuhuro twaraye nabwo tumeze neza rero guhora n'umukuru w'igihugu namamagaye saa 11 n'igice cyane saa 11 n'igice kugira ngo ariko nibyo abaturage se bari batangiye kuhagera cyane rwose ako disi narishimye uburyo abenshi bamushimiye ariko nanone ngewe mba numva nk'iyo umukuru w'igihugu ugize amahirwe yo guhura nawe agatanga uriya mwanya wo kubaza ibibazo mba numva yego kumushimira ni byiza ariko mba numva uwo mwanya ukwiye no gukoreshwa ku buryo hagira ibibazo bizima bibazwa kuko reka mubwire yarabanje atanga imbwirwaruhame tujya muri pause agaruka aje kwakira ibibazo ariko yagiye kuri stage yo kwakira ibibazo kuri panel yo kwakira ibibazo nta kibazo na kimwe havuye none si ibibazo ko wowe nyine ubifite abandi nta kibazo ntabwo ari ngiye nyine ibibazo ntabwo byabura abaturage baba babaza uretse akoseka nkubaza navuga ko departments nyinshi ziri hano i Kigali sibyo ubu wagira ikibazo wowe nka babu wowe babu nzi kandi wincakura ukabura uburyo wakwigirayo ugatanga icyo kibazo mbere y'uko utegereza ko president aza urumva hari abantu benshi cyane urabizi ukuntu ibindi bijya bigenda bagiye kumubaza ibibazo abenshi abarabo mu ntara ibyo byo twabyumva sibyo kugira umuntu azabona tike aze hano niyo mpamvu nyine ubona bari kumubaza ibibazo byinshi akatavuga ati kuki ibyo bintu utayimubwiye kandi ahari yego ariko reka nkwe mu rugero umuntu wari bateraniye hariya reka dukomeze ikiganiro sawa komeza amakuru yandi nayahe cya kibazo cy'ihene zawe
ziri mu cyaro. ihene zo nta kibazo. Ikindi ni uko amakuru aracyahari cyane. Ushaka kumenya andi makuru menshi cyane wajya wasura urubuga rwa The Choice. Ubwo ni www.com www.thechoicelive2.com. Ni fresh byatari. Brenda, hamaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga hari speculations cyangwa se ibintu bisirikira nyine byinshi benshi bita ibinyoma bivuga yuko Kiramani yakennye Yannick. Urabizi? Yakennye? Ngo yakennye. Ibimenyetso ni biyese ko yarakennye. Nyine n'abantu bamaze iminsi babivuga. Mu masaha 18 ashize Kiramani yashyiye kuri Instagram ye hanyuma yandikaho yafasha akabura postinze nko kuri stati araseka ngo ariko muzatsinda arasetsa arangije ahita akurikiza amagambo avuga ngo mushaka mwagenda gake kuko ntaho nagera ku rwego muri kubishyiraho sindinjiji bigeze kuri urwo rwego. Ikindi kugurisha imodoka so gukena hari igihe uyigurisha kuko wenda gusoma kuri stati gusoma kuri Instagram ya Kiramani. Yes, yanditse ngo mushaka mwagenda gake kuko ntago ndinjiji ku rwego muri kunshyiraho pe sindinjiji bigeze ku rwego kuri urwo rwego. Ikindi kugurisha imodoka so gukena hari igihe uyigurisha kuko wenda ubona ntacyo iri kukwinjiriza cyangwa se ukayigurisha kubera ko ukeneye amafaranga cyangwa se wenda wumva wayihaze ukeneye inziza kurushaho mwicunge rero. Babo muri akayengiza akabazo kamatsiko ko kubaza. Ubonye ball yakoreye kuri RBA yarimeze gute? Igeze igira nyine umwanya ntabwo nabonye umwanya wo kwireba. Ubwo nyine yasobanuye nyine byinshi byimbitse kuri zira ball ziri kuvuga. Yavuze ko bimeze bite? Yavuze ko kwezi kwa 9 niba nibuka fresh ko yagize ikibazo cy'uburwayi noneho kwa muganga bakamusaba nyine kuba arikiye gukora nyine akaruhuka. Noneho rero ibyo byatumye nyine projet urumva niwe yandikiraga staff zose barekera gukora noneho nyine abirekera abandi nyine noneho abantu bakagenda babona niba tuvugenda sinzi niba viewership yaragabanutse ariho bahira nyine bavuga ko yakennye. None se mu kwezi kwa 9 afata itsinda ry'abantu bose bakinana bakabajyana Gisenyi se mukware mu kwa 12 ngo nyine nese ubwo rushatse ngo kare bwa nyuma bayariye ayasigaye ku byo yivurijeho niwe basohoka. We nagari ikibazo cyo kuba yarivurije amafaranga menshi ahubwo nyine we yarekeye gukora kandi ari we nyine nabwo kandi koko viewership bisaba kuhoza consistency. Oya yakomeje gukora ahubwo nka nyiri igitekerezo urumva wenda ari ikintu cyahindutse nda nko muri script stuff ngizo. None se nyine ntabwo ndi kubyumva bibaye ari yo mpamvu. None urumva nyine tuvuge dufite filime yitwa Babo sibyo ni wowe yandika ni nawe directing gise ikibazo cy'uburwayi yego barakubwiye ngo ugiye ku marenda amezi 3 nzakora ntabwo wemerewe gukora. Ndabyumva. Umva rero niba muri tushe ya Babo udafite imbaraga zo gukora hanyuma se muri tushe ya Babo tuzi uri kubyumva hari ikintu kizahinduka. Nese Babo utari gukora unabibona yuko agiye kumara igihe adakora ni Babo watekereza gufata timu y'abantu barenga 30 akabajyana Gisenyi kurya amafaranga ye. None ngo ikibazo kimwe Babo uramutse wari ufite team mukorana nini? Allo? Kiramani. Umeze neza? Sawa kuva isani. Uri free tuvuganeho gato se? Uri free tuvuganeho gato? Uri live. Ngongo ingira live. Turi kuri TV Brenda Dukorana yarazanye inkuru y'ibintu washyize kuri Instagram yawe. Ngo uvuga uti ntabwo ndinjije kuri uru rwego ku buryo nakena bigeze ahangaha. Ubundi wowe ayo makuru uvuga ko yaturutse he ubona yaraturutse he kugira ngo bizi niyo wakena gute bigomba kujya hanze bikamenyekana cyangwa bikavugwa? Waretse ko nashaka kuvuga kuri ibi bintu ko umuntu avuga n'abandi bagahita bazana ibindi gushaka ibintu biva mu nzira nikomeza ubuzima bwanjye. Uravuga n'abandi bagahita bazana ibindi naho nda yavuga ejo bikazana ibindi nabibonye gutyo nyine ku buryo se abandi bakavuga bati ni bamwe mu itsinda ryawe babisakaje babishyizeho kugira ngo gushyireho icyasha. Abandi bakavuga bati Kiramani agiye gukina filime wenda ari umukene akaba ari kubitwikira ibintu nk'ibyo. Nta muntu wo mu itsinda ryanjye utahure n'ibyo bintu ni kuko kwa kundi nyine uri kumwe umuntu ashobora nk'urugero
ushobora kukubwira ati babu nshakira umukiriya w'imodoka yanjye babaza ati ese tugiye kwigurisha abwira ni rero ntabwo nimereye neza muri ino minsi nshaka ko nyigurishije nkaba nareba ko amafaranga nawe nukoresheje n'ubwo wenda ukagenda ukagenda uganiriza nshakira umukiriya yamana gushakisha ya modoka yakubwira ati ese kuki ushaka kwigurisha ukasa nk'umurabura nyine wo gatoya ubwo we nyine yaba ari injara akaba yajyanye amakuru nk'uko numva bishobora kuba byaragiye hanze nta wundi muntu ashobora kuba yarabijyanye wowe se mu mpamvu zishobora gutuma unagurisha imodoka ni nyinshi nk'uko nawe bisobanuye ushobora kuba wayihaze ugiye kugura indi nta kiri kukwinjiriza wowe byatewe n'iki kimwe muri ibyo n'ubundi ntabwo cyaba kiri kugura kimwe muri ibyo ibyo bitatu nashyizemo byakunze ni kimwe muri ibyo kiriya mama andi makuru avuga ko ugiye kugura ngo vewiti inshallah ngo kabisa ngo irayidi uzayirya ngo uri muri vewiti kabisa kubera imana birashoboka ni sawa cyane katugushimire mwana sawa sawa amaye ntabwo yakena sha okay nta muntu utakena ariko ntabwo niyo yakena ahubwo ngiye usinekereza kiramani yibrandinze nk'umukire hari yageze mu yibrandinga nk'umukire sibyo icyo gihe ko nakibuka igihe cy'ubukwe avuga ko yakoze ubukwe wenda bw'ibihumbi bwa miliyoni zingahe abantu bakabibona ariko nawe si we bivuze yagiye kubona abona ibitangazamakuru babishyize hanze oya nawe ariko ntabwo twamwakira no rimwe kabiri avuga uti ngiye meze neza nta kibazo cy'amafaranga mfite so iyo rero umaze kugira kuri urwo rwego hari igihe ubona nta kintu kikiri gishya nunakira nugura n'ikintu ntabwo bizabiri cyo mu matwi y'abantu n'undi banze ko ndi umukire reka kakubwiriye rero ahantu ibi bintu biza kubera ikibazo buriya filime ikintu kibi kibaho kuri iyi si umunsi nabonye baba ateze moto inkuru zizakwandikwaho aho ntujya umbona nahise ubu naje kuki naguze igare ngiye kujya mbacaho undi nyuma aho ntukansebye kandi narakuguriye imodoka my friend ngewe nzayisubiza oya nanone sijya kutugaragariza uri bre none se niba adashaka inshallah Zari Hassan urumva kiramani ntago urebye viewership ze uko zaje zimeze niko bikimeze ye nabirebye man igorat nta filime yarekeye gusohoka zose ziracyasohoka uri kumva none muri kandi nuko bazirebaga niko bimeze no impamvu ngiye mbona yuko asa nk'ubifitemo nawe uruhare urukumva kugira ngo binavugwe hari aka video ejo muri turi muri arena Rusini yamufashe we ubwe yaragiye yicara hasi nyine ubona ameze nk'umuntu washobewe Rusini amufata video none se nuza arangije atayipostinga ngo kiramana agezeho kwicara hasi urumva se atari niba byateguwe ese babu agiye kumenya nka wundi ngo ubone barigashaka kanya ariko muri sinema sigaye habamo ibintu byo gutegura ku rwego rwo hejuru bro ku rwego rwo hejuru hahandi nyine basigaye bicara bagatekereza bakavuga ngo tujye gupanga bino bintu reba ukuntu Nyambo na Titi bazanye boro zo gutandukana bakanabivuga sometimes hari biba ari byo utandukana hari igihe byagize baratandukana Titi akajya postinga ngo ndagukumbuye agapostinga Nyambo akashyiraho ngo ndagukumbuye n'ibintu byinshi iyo prank tuzayikoreye twebiragoye ntabwo twabishobora kuko ngiye rwose nabivuga ntabwo nakwiye birenze saa 5 n'igice bose nabigoye akenshi ni prank nyinshi kandi noneho umuntu wakoze prank akabona irimo iravugwa abageze ku ntego ye buriya ntihazagira umuntu ukubeshya ibaza umuntu ushaka kubwira ngo nkubwira ibintu ntuzabivuge wowe se wabigumanye urumva mfite ubushobozi bwo kuzabivuga urambitse ahandi ndakabati kawe ye ntazabivuga dukoze prank ese undi ya prank ngiye yarangiye gute ase babu ariko nawe rero babu ntago agitwika wakunyuka ukavuga imbuga nkoranyambaga oya iriya ntabwo ari prank wapi ngaho se boss igerageza arya papa cyangwa yavuze mu cyagiye what goes around comes around niwe yavuze mu gihe nanjye nkabyibuka rero nanikintu yavuze ari byoroshye urabizi ko ururimi nta silence rugira nayo ntabwo biba byoroshye bwana wambabariye babu ko nkwigize uvuga imbuga nkoranyambaga ntabwo nabishobora ntabwo ukuri nabishobora ni ibintu byikora direct ntabwo bava ku rubuga kubishobora imbuga nkoranyambaga ari igizuba ry'i Kigali riba ryagukupise bikagukoma The Choice Live.